Mfite ibyifuzo bibiri bito cyane. Komeza. Your Excellency, hari ikintu kitubabaza cyane wenda nuko tutasobanukiwe mwanadufasha rwose. The call to prayer ya mu gitondo iratubabaza ko yaravuyeho. Harimo iki? Adana kuriya bahamagara abantu ngo bajye gusenga ntago bikibaho mu gitondo. Ntabwo bibaho. Your Excellency, turabemera ko ibyo biroroshye kubisuzuma nabyo bikaya. Indangagaciro z'umunyarwanda na kirazira bya kinyarwanda naho bitaninja Islam ahubwo Islam inarenzaho. Turabemera ko muduhaye urubuga. Islam nukuriza dufasha ari mu kugira isuku, ari gukora business neza, ari kwita ku baturage. There's accountability n'ibintu bisobanutse, strategies zikora neza. Turasaba muduha urubuga nubwo mwaraduhaye RMC na iduha urubuga. Murarufite rwose nta kintu musaba. Yes. Mufite uriya warukwiye kumumenya ariko afite ibitekerezo bishobora gufasha kubaka. Hanyuma ibindi biraza local government. Icyo kibazo muze kukiga murebe ikibazo ni iki. Murakoze cyane. Mutinya babakangura mu gitondo ni iki? Ubundi ari amasaha niyo yo gukanguka n'ubundi. Amazina yanjye nitwa Batamuriza Fauzia. Nabaga muri South Korea ariko ubu ngubu ntuye Nyamirambo, ni naho nakuriye Majengo. Ndabanza gushimira Perezida wacu Paul Kagame warakoze kutuhesha icyubahiro n'agaciro mu gihugu cyacu no hanze y'igihugu cyacu amahanga yose. Jewe navuye mu Rwanda kera, ariko icyanyemeje ko u Rwanda ruteye imbere n'amahanga yo hanze none hasigaye rwifuza, nakinnye filime n'Abahinde n'Abazungu bandi bampa ibyo kuvuga muri iyo filime. Barangije barambaza ariko uva mu kihe gihugu? Ndababwira mva mu Rwanda, ndi umunyarwandakazi. Bahise bambwira ngo uriya perezida wanyu turamukunda, igihugu cyanyu gifite isuku, watubabariye ibyo wagombaga kuvuga mu Cyongereza ukabivuga mu Kinyarwanda kugira ngo n'u Rwanda rumenye iyi filime yacu. Narabikoze ntaravayo no hanze, kweri mu Rwanda filime bari barayibonye. Ndashima perezida wacu ku kazi keza ukoze kutuhesha icyubahiro n'agaciro. Service mu mahanga, iyo uvuze kuri umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi uhita ubona service vuba cyane, ariko kubera akazi kawe keza ukoze n'amahanga yose ashima, niyo mpamvu tugira service vuba. Jewe Perezida nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda, naje mfite proposal yanjye, nagerageje kubona ukuntu nakugeraho ndabibura, ariko today is my day. Twabonanye. Today is my day. Ndasaba umpe chance tuhure nkohe proposal yanjye. hari abamfasha mu kazi
ndashaka ko bazagushaka mubonane, hari abamfasha ku kazi barakwegera hanyuma bazashyireho uburyo iyo proposal yazangeraho. Thank you so much. Thank you so much. Abayisilamu bagize amateka y'umwihariko, bagira n'amateka basangiye n'abandi muri iki gihugu cyacu. Ariko ikigaragara cyane ni ibyo dusangiye twese. Kuriya gutotezwa, kubuzwa amahoro kw'abayisilamu byabaye ku ruhande rumwe by'umwihariko, ariko ku rundi habaho gutotezwa kw'abandi benshi, ndetse ku buryo duhuriyeho. Ibi byose rero, impinduka yabaye mu gihugu cyacu ni impinduka zijyanye n'imiyoborere na politiki igihugu cyacu ubundi nyine cyari gikwiye kuba gifite, ariko cyabuze imyaka itari mikeya, myinshi cyane. Ubu rero ni inzira yo guhindura ubuzima, guhindura imiyoborere, guhindura amatwara, igihugu cy'u Rwanda kigatera imbere, abanyarwanda bose bafite uruhare, ntawe utotezwa nk'uko bikwiye n'ubundi. Amadini n'amatorero ibyo ashinzwe ubundi birumvikana, nta n'udakwiye kubishyigikira, ariko kugira ngo bigende neza muri ayo madini ubwayo n'amatorero ubwayo, akwiye kubanza agakora neza, agakora ibikwiriye kuba bikorwa. Uburyo bwashyizweho n'inzego za leta kugira ngo ibyo bifate umurongo muzima, byari ukubuza abantu, ntabwo biri mu bayisilamu gusa, cyangwa ntibyabaye mu bayisilamu gusa, byabaye no mu yandi madini n'amatorero. Ugasanga umuntu yihishe inyuma y'idini, inyuma y'itorero, ashyizeho ikintu kigamije inyungu ze no kwambura abandi. Ugasanga ibintu byose abantu ushatse wese ashyiraho, ni nko gushyiraho ahantu bariyeri, ugahagarika abantu, ukabeshya icyo ari cyo, ugatangira kubavanaho umutungo wabo, uti ntabwo urenga aha utabanje kuzana uyu mutungo. Ntabwo rero bikwiriye kuba bikorwa mu dini iryo ari ryo ryose. Ibyo bitandukanye no gutoteza amadini cyangwa amatorero. Iyo ushyira ibintu mu buryo, iyo babwira atari ku bundi ko tuzi ko idini riberaho cyangwa ryabayeho kugira ngo rigire rishya, rikora akazi k'inyigisho ko kugana abaturage, kubafasha nk'ibyo bavuze no mu bayisilamu mukora, mwashyizeho uburyo bufasha mu burezi, mu buzima, mu bintu bitandukanye, ni ibyo nyine bikwiye kuba bikorwa. Ahubwo ntabwo ari ukwambura abantu,
ngo bibuze abantu ubuzima, bibambura ibyabo, abantu bake bikize aba aribo batera imbere. Ibyo byarabaye hose mu madini hose no mu matorero. Twe niyo mpamvu twashyizeho uburyo nka leta yo kuvuga ngo ariko reka twumvikane namwe, ubundi hari ibikwiye kuba bikurikizwa byubahwa kugira ngo akazi gakorwe neza. Ni ibihe tubyumvikaneho, hanyuma wa wundi ushinga idini mu gitondo rikirirwa risahura amanywa yose, byagera nimugoroba ukabura aho ririgitiye. Ibyo ntabwo byose mwumva byaba mu bantu koko. Abantu babyumvise nabi bamwe, ariko byo ntabwo ari benshi, ni bake. Batangira kuvuga ko u Rwanda rutoteza amadini, amatorero, ibiki. U Rwanda akazi kacu, politike yacu, imyumvire yacu ni ugushyira ibintu mu buryo bukwiye. Ntawe tubuza amahoro na busa. Niyo mpamvu n'amateka y'abayisilamu twagejejweho cyangwa dusanzwe tuzi uko batotejwe mu mateka, ibyo byarahindutse, tuzakomeza kubihindura byanze bikunze. N'abandi bose batotejwe murabazi, bikajya no mu moko yacu, bikajya no mu turere, bikajya n'aho abantu bagatotezwa. Ibyo ntawe tugomba kubanza kubyingingira kugira ngo tubirwanye. Tugomba kubirwanya bigahinduka byanze bikunze. Iryo ni ihame, ibyo ni inshingano dufitiye igihugu cyacu, dufitiye abanyarwanda bacu. Abayisilamu bagize amateka y'umwihariko, bagira n'amateka basangiye n'abandi muri iki gihugu cyacu. Ariko ikigaragara cyane ni ibyo dusangiye twese. Kuriya gutotezwa, kubuzwa amahoro kw'abayisilamu byabaye ku ruhande rumwe by'umwihariko, ariko ku rundi habaho gutotezwa kw'abandi benshi, ndetse ku buryo duhuriyeho. Ibi byose rero, impinduka yabaye mu gihugu cyacu ni impinduka zijyanye n'imiyoborere na politiki. Igihugu cyacu ubundi nyine cyari gikwiye kuba gifite, ariko cyabuze imyaka itari mikeya, myinshi cyane. Ubu rero ni inzira yo guhindura ubuzima, guhindura imiyoborere, guhindura amatwara, igihugu cy'u Rwanda kigatera imbere, abanyarwanda bose bafite uruhare, ntawe utotezwa nk'uko bikwiye n'ubundi. Byinshi, buri dini, buri gace k'abantu, akarere cyangwa ibindi abantu bahuriyeho, iyo ibintu byifuzwa kugerwaho bishyizwe hanze bigaragara, nk'ibyo abayisilamu
bavuze inzira barimo ni ibintu bifuza gukorwa kandi bigenda mu nzira yo gutera abanyarwanda imbere yo kwiteza imbere nk'abayisilamu. Ubundi twebwe inzego zacu, inzego z'ubuyobozi, inzego ziyobora iki gihugu, icyo tuba dushinzwe ni ukubatera inkunga uko bishoboka. Iyo nkunga rero irahari, izaboneka. Izaboneka uko ishobotse. Hari bya bindi by'ikinyarwanda uzangaye gutinda. Ariko nta guhera, ntabwo bizahera. Ndabivuga nzi ko hari ibintu twigeze gusezerana, naje kumenya vuba aha ko bitakurikijwe uko byari bikwiye. Ubwo ibyo ndabyibaraho nk'umwenda ngomba kwishyura. Hari ibyasezeranijwe ndetse kera muri 2011. Ibyo byaratinze ariko ntabwo bizahera. Biraza gukemuka vuba aha ngaha. Hari ngira ngo aho mwashakaga no kubaka inyubako zikubiyemo ibintu bitandukanye, ngira ngo zimwe mufti yabivuze. Ntabwo nzi aho byaheze, sinzi impamvu abantu batabirangije, ariko biraza gukemuka vuba. Bimwe nta nubwo bikomeye. Hari ahantu ngira ngo bagombaga kubaguranira ikibanza, niba nibuka. Gusa kugurana se ikibazo kiri hehe? Ibyo nabyo bigatwara igihe kinini kimeze gute. Hanyuma indi nkunga irimo uburyo bwafasha kugira ibyo bwubaka, ibyo rwose ntabwo uyu mwaka uzashira bitakemutse. Ibyo biraza gukemuka, ntabwo nzagaruka hano mubinyishyuza. ahubwo tuzagaruka hano ari jye ubibishyuza icyo mwabikoresheje. Nigeze abo bishyuza.